kuko njye numvaga mbikunze kuko ndanabikunda cyane cyane ariko n'umuntu uri kumbona abimenye ndabikunda bya hatari nk'ubuhinde nimba bikizira simbizi ariko nabyumvisheho ko nta muntu wemerewe kurya inyama z'inka ariko inka iguhaye amata ikurereye umwana ni umubyeyi reba umwana mama wahuye n'ibyago akitabarukira singa imutunga. Inzira y'inka bayita ngo iki mu kinyarwanda danizzo? Inzira y'inka mu kinyarwanda bayita subo wambajije aho zirira. Wambajije aho zirira. Inka zirarya uri kubyemera? Oya. Reka nongere mbaha ikaze bakunzi ba Touch One TV mwebwe muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda ubwo ndavuga bari burasirazuba burengerazuba amajyaruguru amajyepfo umujyi wa Kigali namwe muri irwota amasimbi nizere ko mukomeye kandi mumeze neza abari muri East Africa by'umwihariko igihugu cy'abaturanyi cy'i Burundi Kongo Uganda Tanzania n'abari Kenya mwese abumva ururimi rw'ikinyarwanda nizere ko mumeze neza. Kuri Touch One TV tubategurira ibiganiro n'amakuru binyura imitima yanyu. Uyu munsi turi kumwe n'umuhanga kandi akaba umuhanga w'umuhanzi wahanze bikabanyura yitwa Danizzo. Reka mbanze mbabwire ko ari umusore mwiza rutebeza bigembe rugero rw'ingabo nziza rutinywa rw'imirindi nk'ingabo z'inkotanyi. Ni umusore koko w'uruhanganye ubuhanga kumureba no kurarama. Tugiye kuganira nawe ku buhanzi bwe. Aracyari muto ntabwo ari muto gutubugari ariko byinshi tugiye kubimenya. Ni byiza ko kandi muba hafi mugakora subscribe hanyuma mukadushyiriramo comment like ni ngombwa ugasharinga kugira ngo ibiganiro tutegura bigende bigera kure. Danizzo tuguhaye ikaze kuri Touch One TV. Murakoze cyane ndabashoje Touch One TV ndanabakunze nishimiye kuba nje gukora ikiganiro kuri Touch One. Ni Danizzo G ubu ngubu mbere nyine nagiraga Danizzo nza kubona nago Danizzo nza guhindura nongeraho G kugira ngo umuntu uri kubasha kubona kumushaka ibihangano byanjye ushaka kumenya Danizzo G ese ni muntu ki ya postinze iki kuko urabizi abantu baragenda bagahuza amazina batari babizi bibaho ubwo rero ashaka Danizzo G ukandika da na a na 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 imwe za ebyiri o imwe ugasiga kanya ukandika G utari kumva G ni ga cyangwa uko byo ubyanditse gutyo ni sava niho ubasha kubona ibihangano byanjye bafite iyo bita baby dance ufite video bafite iyo bita waranyuze nibajyeho bakore swab tubane basharinge bakore like batere commentaire bame ibitekerezo tukomezanye urugendo nanjye banzamure ndo wabo kuba wakora swab wandebye ni ibintu ni inkunga ikomeye cyane buri gutera urubyiruko u Rwanda rwesho. Hanyuma Danizzo urasa neza kandi byose bikorwa n'amafaranga. Waguha amafaranga akaguha n'abantu bwa mbere wafata iki? Icyo kibazo rero uwama amafaranga ongera ukenyewetse neza kuko navuze ngo urasa neza kandi nta mafaranga akora ibyo. Kuba wambara neza ukaba usa neza ukisiga ukinogereza bikorwa n'amafaranga. Niyo mpamvu nkubajije ngo waguha amafaranga akaguha n'abantu Danizzo bwa mbere n'iki wafata? Buriya njye naho ndumva nafata abantu kubera iki abantu ayo mafaranga utafite abantu ntago nose wabona ukayarya wenyine wayarira heza aho uciye hose bakuvugiriza induru njye nafata abantu. Hanyuma tujya twumva ngo umushyitsi cyane ko natwe tugeze hano nk'abashyitsi umushyitsi kuri wowe Danizzo wavuze iki? Umushyitsi kuri njyewe nanone biterwa n'ikimuzanye kabisa. Hari umushyitsi uza kugusura hari bimuza bra ngewe mvugisha ukuri sinzi impamvu. Hari umushyitsi uje kugusura hari n'ibyimuzanye kugenzura. Hari umushyitsi uje kugusura mwahanye gahunda muziranye mwiganye wa muntu ugenzwa na kamwe wanjye kuko ari umunyarukundo tuganira tugahuza. Ngewe numva ari ingenzi kuri ngewe kuko dushaka kuganira tukungurana ibitekerezo. Nuko mba ndi guhanga indirimbo akumva ndi kwandika indirimbo hari nka projet mfitanye n'umuntu bitanori nawe ni ibitekerezo tube twagiye duhura gutyo ugasanga turi gukora
ikintu cyo guhuza kunsura umushyitsi kuri njyewe mufata nyine nanone nk'umuntu ukomeye ariko nanone uzagenzwa na kamwe umushyitsi kuko urugo rugendwa nirwo rwiza. Danizzo hanyuma rero uracyari muto nabivuze ntabwo uri muto ariko wo guta ubugari turagira ngo usobanurire abanyarwanda ubu buhanzi bwawe bwatangiye ryari bigeze he uyu munsi? Ubuhanzi bwanjye ntago watangiye uvuga ngo ni muto ariko si gito kuko wamugana urebye buriya navuga ko natangiye nka 2018 yenda ntago nkunda kubyirukamo simdabifata cyane. Ibihangano byanjye ndabyibuka nangira njya gutangira gukora indirimbo ya mbere ari nacyo cyane imbaraga zo kongera kubikora. Ndabyibuka ngiye nagiye muri studio muri Future Record ngiye kureba umushiti wanjye bita Bitikira sinzi nta muntu utamuzi Bitikira no mu producer akaba no munaperi uriya wakoranye indirimbo nareka si ngombwa ko muri bamamaza cyane ubuhanzi ndumva Bitikira bwa mbere twagiye gukorana ikintu nacyo kintu cyambabaje abahungu twakoranye indirimbo bitaga ari indirimbo twakoranye tumaze kuyikorana indirimbo rimwe tuza kubona ahantu twari kujya kuyiperforminga ngo tuyimurike bari kujya kumurika ibintu bya filime i Kigali mu mujyi. Ndangije rimwe bashaka kubimisha kubera ngemba ndi busy n'akazi ariko umwanya nari kuwushaka nkabona kuko nashatse kugira ngo tujye muri studio tujye gukora iyo ndirimbo bayitaga impeta ndabyibuka ni Bitikira turi kodinze bwa mbere harimo akantu naririmbye ng'impeta izatera yakanyamuneza uwo nkunda kandi nihebeye w'ibyishimo by'umutima wanjye njye nawe itwimeta. Iyo ndirimbo niyo natangira ubwa mbere ko ntabwo nta muntu babashije kuyimenya kuko nta nubwo yigeze ijya ku rubuga rwa. Wari ufite imyaka ingaho ugereranije? Icyo gihe ndumva nari mfite imyaka 17 pe ndangije ndayikora bari bwa mbere ariko indirimbo abantu twayikoranye bashyiramo imbaraga nkeya nkababwira muze tukora indirimbo kuko njye numvaga mbikunze kuko ndanabikunda cyane ariko n'umuntu uri kumbona abimenye ndabikunda bya hatari. Kunda kuririmba kandi koko byanakubera mu bigaragara na bugingo n'ubu ngubu nibajya ku rubuga rwawe Danizzo G barasangaho ibihangano byawe ndizera ko biza kubanyura ariko noneho burya hari umuntu ushaka kuvuga ati buri ubuhanzi bw'umuntu bugira isoko naho wabukomoye mu muryango cyangwa ukubikunda gusa? Uretse no kubikunda ndumva no mu muryango birimo kuko mfite abantu famille bana hafi batarabakure nk'ababyeyi banjye araba barakunze imiziki njyewe nka mama wanjye umbyara njyewe nzi yuko yari intore yarabyinaga cyane rero hakaba no buriya nago barahari benshi bafitanye bafite aho mbikomora ari abo babaye abahanzi cyangwa n'ukunda umuziki nyarwanda? Bamwe babaye intore abandi burare no bita nzinzi buriya nawe nzinzi wanzigiye icyo mupfana se? Nzinzi dufite icyo dupfana n'amaraso. Mupfana iki? Ibyo nuko mbivuze ariko gusa umufamili wawe? Ni umufamili. Ubwo rero urumva birakurikirana nimba nzinzi nk'abantu bazi nzinzi aratwika pe nanjye ndamwemera ariko rero buriya nawe dufitanye isano ngo icyo dupfana kiruta icyo dupfa niko nabivuga niko nakoze numva babivuga hanyuma rero Danizzo uyu munsi watangiye gukora ibihangano byawe kuko unavuga uti mfite naho mbikomora utanze urugero rwa nzinzi ngira ngo nzinzi wanzigiye nta utamuzi hano ku bitangazamakuru bitandukanye byo mu Rwanda nubwo wenda utavuze isano ariko uvuze ko ari umufamili ntabwo twabihagararaho ngo tubihakane isoko ufite aho uyivoma koko urifuza kuyigezaho cyane ko ukiri mutoya? Je ndifuza kuyigeza ahantu kure sinavuga kure ko nabandi babikoze kuko nabo mba ndi kubona nabo barakora ariko nanjye nifuza kugera aho bakuru bacu
bageze cyangwa yenda byaba binashoboka nkaharenga kuko Imana niyo igena. Umuhanzi umwe niwe waririmbye ngo niki ngo yabishatse waciringa na danizzo, ubwo nyine tugaciringa nta kundi. Ariko gusa ngewe ikintu ahantu numva nagize impano yanjye nuko banshyigikira, bagakora view, bagakora swab, bagakora share, bagatanga like, bagatanga commentaire, bakankurikirana, bakanyumvisha inshuti zabo, nanjye tukabana ngabashakira ibintu bizima kuko buriya nkubitiyeho kuriya akanakanda akanashayiringa ari ambona neza. Nk'ubu ngubu ari mfite indirimbo bita waranyuze, nta muntu urayibona, najye kuri danizzo arebe uko nabimubwiye. Noneho ndashaka banshyigikire nyine nzamuke ngere kure kuko nimba akanya turi kumva abandi bahanzi ba Bruce Melody, ba Midi, bande oya nizibika zara amagi nta mpamvu nizibika zara amagi nanone ba Bruce Melody ntago ejo bundi twajyaga kubareba bataragira kuri rwego, n'ubu twabareba kuko nabona ni bakuru bacu turabubaha cyane kuko nago buranye ari ikintu itangazamakuru ryaribaza abahanzi. Ariko ngiye nk'umuhanzi ku giti cyanjye ntago nasubiza nk'uko yenda bamwe basubiza. Reka urabashije ngo ese nk'umuhanzi ufata umusitari ngukunda cyane ese n'uwo utari umusitari ko bose bakoze indirimbo ariko yenda si byatwitse kimwe, sibyo? Ubundi umuntu ngiye ibintu byo guhanga indirimbo ikintu byubahira, umuntu we yafasha akanya kiwe agiye muri studio acuze beat arikodinze indirimbo asizemo amajwi ye uko imeze yumve cyane umva utanayumva umuhiyora swab umukorere like umushayiringire yikomereza urugamba. Ariko mufane mukuri n'umushwi warabitse kuki surya isake yobeho yuko inkoko yo mu rugo iwawe ibanza igatera, yamara gutera ikararira igaturaga igakoza umuswi, umuntu akarya imwe inkoko y'isake umuswi w'inkoko cyangwa umushwi. Ariko tukiri ahangaha hari utubazo nshaka kukubaza mu rurimi rw'ikinyarwanda, ariko banza umbwire ibihangano byawe byibanda kuki? Ibihangano byanjye byibanda ku rukundo, ku rukundo ndashaka no kubakorera iy'ubuzima. Byose nzaza mbivanga, ariko ngewe mba ndi kuvuga nyine kuri story. Urabona urukundo hari igihe umukobwa n'umuhungu bakundana ugasanga akeneye amagambo yo kumuryoshya, bari kubyina, ngewe nyinshi ndumva arimo kubyina kuko hari igihe ndabyibuka indirimbo nakoze bita tujyane, nuko ndabyibuka yasize no kuri filime bita Shalom ndumva ariko ari hiri bahita tujyane, navuzemo ngo niwe mwana ubinkorera ngo nanjye sinamuvirira. Iyo ndirimbo nakoze 2018 ifite na video, ariko ziri kuri channel yanjye ubu ngubu niyo bita waranyuze by danizzo, ukabyandika gutyo ukambona. Hafiteho na baby dance, mfiteho utuntu kandi ndahari, mfite na cover, ibintu biriho ndi kugenda mbashakira ibindi bihangano bo bahanira imbaraga mu bitugu. Tugarutse rero mukanya wari uvuze ngo umushwi w'inkoko none dore kuntu bimeze. Icyo nshaka kukubaza mu kinyarwanda, biravugwa ko ikinyarwanda cyanyu mwebwe abajene Rwanda rw'ejo muzavamwo abagabo no mu misango y'ubukwe tukajya tubabona ari mwebwe musabwa, ari mwebwe musaba, ariko ku kinyarwanda cyanyu kiri kugerwa ku mashyi. Ikinyarwanda cyacu rero buriya nago waturenganya kuko ariko nanone tugomba kugakosora. Nimba se dusigaye tuvuga umva ni hatari, tugomba kugakosora, ariko gusa akantu tuba twakoze twakotoje twiregagije ikinyarwanda. Turi kanyarwanda okwa kanyarwanda iwabo w'ibanu mu Rwanda tuvuga ikinyarwanda, natwe tuzamura idarapo ryacu mu bihugu hariho hose n'ikinyarwanda kimenyekana. Uramutse ugiye mu bukwe bw'umushuti wawe, umusore mugenzi wawe, umuhanzi mugenzi wawe, cyangwa bikaba ngombwa kujya gutaramana na nziza, ariko bakavuga bati ntabwo umwanya wo kugira ngo duha abahanzi ngo batarame nturagera, mu gihe abasaza bakiganira bari mu misango, niko babyita, siko babyita? Yego. Mu gihe abasaza bakiganira noneho ukajya kubona ukabona umwe mu basaza bahari aravuze ati ndifuza kuganira n'uriya musore, wenda akagutunga urutoki akakwerekana akavuga ati dore
ati wowe akakugereranya hanyuma ugahaguruka ngiye kukubaza uraho neza danizzo muraho nawe waje se gusaba uyu mukobwa wazanye nabo naherekeje aba bantu baje gusaba uyu mukobwa ndagira ngo nkubaze ntumbeshye kandi ndabona ko rwose ijisho ryawe ririmo ukuri ntumbeshye hanyuma ubu ngubu iwanyu urata iterambere ryabagezeho iwanyu urata iterambere ryabagezeho ngende kukubaza iwanyu iterambere rirahari iwacu iterambere rirahari kubera iki ubu amazi n'umuriro birahari koko amazi n'umuriro birahari uravugisha ukuri muvoma hafi tuvoma icyo kinyarwanda ni ikinyarwanda nanone ariko igisubizo ni ikihe nituvoma hafi sibyara ndumva rero nibyara muvoma muvoma hehe mwebwe twi hafi cyangwa ni kure nose ko bajya bavuga ngo uvoma hafi ngo ni umujinya ngagira umujinya wo kuvoma uvoma kandi nkaba nta mujinya ngira se ubwo ndagisubiza guteka urumva ko niwitwara neza uzagenda ubimenya kuvoma hafi koko ni umujinya iyo bakubwiye ngo uvoma hafi uravuga uti iterambere ryatugezeho ariko tuvoma kure hanyuma mu kinyarwanda cyeruye inka urayizi tondagura inshinga zitandukanye umuntu n'inka cyane cyane ku bijyanye ubuzima nyine bw'inka n'ubuzima bw'umuntu nondekanye kuntu ikijyanye n'ubuzima bw'umuntu n'inshinga inka ibaho gute ibyifata ni ibiki mu bijyanye no kugira ngo ibeho noneho bitandukanye n'umuntu ushyiremo diferanse nyine umuntu abyumve ubwo ndabanza mvuga uruhare rw'ibitunga inka nongere ngaruke ku bihare by'ibitunga umuntu ibintu inka irya ni ibiki ibintu inka irya ni ubwatsi ikarya inka irya ubwatsi sondore bakayimanikira n'umunyu ikaregata ikanywa n'amazi hanyuma se ubundi ari inka n'umuntu harya iki ari inka n'umuntu harya iki harya umuntu kuko umuntu arya inka none se ni abantu dukunda nyamara ntabwo ari abantu none inka yo inka irya ubwatsi aho ngaho ngo uhaye zeru inka irarisha ni kameramani niwe utumye we ahubwo hari ukuntu ahita ujya kubaza urumva amerwe burane mabi mise njya mu by'inyama kandi nkunda inyama kurusha umushi ubwo rero inka irarisha umuntu ni urya kuko burya umuntu ubyibuke neza nk'umuntu ubizi inka irya umuntu arya inka kuko inka barayibaga bakayiryamo inyama ariko buriya inka ari ibihugu ngenda numva rimwe nkabyemera ariko nabona ko hirya no hino turya avuga ati nakundi nk'ubuhinde nimba bikizira simbizi ariko nabyumvisheho ko nta muntu wemerewe kurya inyama z'inka ariko inka iguhaye amata ikurereye umwana ni umubyeyi reba umwana mama wahuye n'ibyago akitabarukira singa imutunga inzira y'inka bayita ngo iki mu kinyarwanda danizzo inzira y'inka mu kinyarwanda bayita suba wambajije aho zirira wambajije aho zirira inka zirarya uri kubyemera oya wayarwanagazi wambajije aho zirira aribyo bita urwuri urubuganizo sibyo urwuri mu rwuri rw'inka nyine mu rwuri rw'inka ni ahantu inka zihurira zigiye nko kurya zikarisha zikanywa adashya noneho oya zikarisha ntabwo inka zirya inka zirarisha kuko harya umuntu twabibonye ahantu haruguru hagiye harya umuntu inka ikarisha inzira y'inka mu kinyarwanda yitwa ngo iki inzira y'inka mu kinyarwanda kandi nararagiye
ndumva na kera nyine umwana nakurikiraga nakundaga inka nkakurikira abashumba kuko iwacu zari zihari. None abavuga ko ikinyarwanda cyanyu kigerwa ku mashyi se baba babeshya dushingiye ku byo tuganiriye. si ukubeshya oya yenda si ukuvuga ngo ngewe ngo nuko icyo mbashije kubuzima subiza ko bigisha ikinyarwanda. Abantu biga ikinyarwanda rero icyo kinyarwanda uwo muntu mukuru cyangwa hari amagambo ushaka kumbaza nanjye nkamusubiza ahabaze ajyanye n'ikinyabupfura arimo kuko ari umubyeyi sibyo. Nanjye hari sirenge ngo zateye ubu ngo sufata ngo sushona urumva ahubwo ngiye nababwira ngo ayorede muri tayari tumenye ururimi rw'ikinyarwanda yenda nizo sirenge tuzigire ariko sirenge ndumva kuzamuka sirenge ndumva zo gutatira ikinyarwanda cyane twazigabanya ariko nanone urubyiruko isi uko bigenda bihinduka sirenge ziragenda ziza. Hari abavuze ngo sinzakora igikwe ejo bundi nkumva ngo bakoze igikwe ibyo bintu nanjye sinzi ukuntu babyo. Noneho dusobanurira abanyarwanda kugira ngo badasigarana amatsiko nakubajije inzira y'inka uko yitwa mu kinyarwanda ubundi yitwa umuhora. Nibyo biraje kabisa umuhora kuko inka kuko niho zica noneho yari nyinshi biryoha kubi ukaba ndagafashe umuhora. Tugende ku cya kabiri nakubajije ngo inka irarya cyangwa usubiza ko irisha wabivangavanga. Inka irarisha ntabwo irya harya umuntu. Hanyuma inka iranywa cyangwa irashoka. Inka irashoka ntabwo inywa kuko buriya rero no mu mvugo no mu kinyarwanda uburyo tuvuga bavuga ko abajene bo muri iyi minsi ikintu cyitwa ikinyarwanda ngo mwagishyize ku ruhande urabivugaho iki hanyuma tugaruke ku muziki wawe tugane ku musozo. Ibyo ikintu nabivugaho kuko biriho urubyiruko bamwe na bamwe tusanga twifite izindi sirenge zacu tukavuga mu rundi. Sirenge ni icyo ushatse kuvuga? Ubwo sirenge n'ubundi ni cya kinyarwanda nishe ubwo narigiye kukubwira ngo udusanga twifite twahanze zitanabona nta na dictionnaire zibamo none njye mise nguha za sirenge. Ubwo rero ikintu nabwira urubyiruko nanjye ndimo n'undi arimo umuntu wese buri utararenzaga imyaka 35 abakiri urubyiruko ibintu byo kujya muri sirenge ntabwo ari rwo rurimi turi kwigisha abana bacu. Ese mu myaka izaza niduca ikinyarwanda cyacu hazasigara havuga ahubwo katagira umuco ngo kagira gate garacibwa karacika just urakoze cyane ariko ndumva mbizi ibyo. Ubwo rero twebwe umuco wacu w'abanyarwanda duhore turi abanyarwanda tuzahora turi abanyarwanda tuzitwa abanyarwanda. Hanyuma danizzo rero tugane ku musozo tugushimira ko waduhaye umwanya wawe kugira ngo tuganire kuri Touch One. Nibyo tuba tugomba kumenya umuziki wanyu hakiri kare tukamenya aho mwatangiriye n'undi wese wifuza gukora umuziki akamenya aho wahereye. Uyu munsi indirimbo zawe zimaze kuba zingahe hanyuma usoza uhita utubwira n'urubuga zibonekaho ducutse. Indirimbo zanjye ntabwo ziraba nyinshi cyane ariko ndumva nk'iyo bita tujyana ariko tujyane buriya ntabwo iri kuri channel yanjye. Wayishyize ku ya rubanda? Nayisize ku ya rubanda kuko iyo ndirimbo bita tujyane hari abantu benshi barayizi hirya no hino bakurikiye amagambo arimo buriya nubwo bavuga ngo hari ukuntu ngo indimi ngo kuko hanatangiye za 2018 ndirimba ngo niwe mwana ubinkorera nanjye sinamuve ubwo ibinyafu bijeje bundi ariko gusa twari n'ubundi ni bakuru turabazi bari basanzwe bakora. Namaze gukora indirimbo 3 enye kuko iziri hanze ariko ubu ngubu ni 3 kuko ikintu nababwira ni kuri YouTube wakandikamo danizzo G waba utari kumva danizzo G ukuntu yandika kuko danizzo G kuri YouTube ari abantu bishi bitiriye danizzo. Rero nabigize danizzo G numva ngo hariho n'undi danizzo comedy urumva gusobanukirwa danizzo G urandika da ikanguje na a na i za ebyiri o imwe akanya G ya ga cyangwa yo mu cyapa cyangwa mu mukono ugakora swab ugashayiringa
bagatera komantere kuri danizzo G uko nabikubwiye tugakomezanya urugendo bavandimwe mu nshyigikire bye bye ndabakunda cyane ngayo nguko rero bakunzi ba Touch One TV nababwiye ko nzajya mbazanira ibyiza bishimisha imitima yanyu nizeye ko munyuzwe kandi munezerewe ndi kumwe n'umugabo n'umusore ariko azaba umugabo hari umwana w'umuhungu mperutse kumva avuga ati nzaba umugabo afite indirimbo yitwa nzaba umugabo Jimmy Gatete umwana muto cyane uriho ubikora neza ngo nzaba umugabo uyu nawe narivuze ngo n'umugabo ariko azaba umugabo n'umusore bamwita danizzo G kuri YouTube channel niho ushobora kumusacinga ukamubona ibihangano bye nkuko yagiye abigarukaho ikindi nuko ari muto ni muto rwose kumushyigikira ni ngombwa kuko niwe munyarwanda wejo niwe Bruce Melody niwe ba Knowless niwe ba King James bejo nibo bari barabyina abandi binjiramo niko bigenda nyine ubuzima niko bigenda umwavamo ndakinjiramo gutyo turabashimira rero bakunzi ba Touch One TV gusa ntimwibagire gukora subscribe no kuduha comment hanyuma no kuri mujye munasharinga byose tubikesha mwebwe kuba turi hano ni mwebwe uramutse uvuze uti kuri Touch One simpakurikirana ubwo nyine nanjye najya ku ruhande kuko ntiwaba ushaka ariko ndizera ko utabikora ahubwo nyarukira ku rubuga Touch One TV ni mu cyongereza ubyandike rwose hanyuma ukore subscribe sharinge ulayikinge ushiremo comment byose bigende neza reka mbashimire nitwa Emmanuel Kanani Imana y'u Rwanda iragahorana namwe